ngo nk'uko byanditswe na Yohana Umubatiza, intumwa Yohana Umubatiza igikingura amarembo, nuko isanga Yesaya mwene Yudaya ari ku muryango. Aravuga uti kunywa inzoga ntabwo ari icyaha, kuko na Yesu ubwe nawe ni umujama, ntiyakoze amazi yo kunywa mu gihe bari Yerusalemu, yakoze iyo bita divayi, kandi mu Rwanda hari icyo bita divayi ikosora. Tuve kuri uwo murongo wa Yohana, ariko uwo bita muri Zaburi naho haranditse ku murongo wa 15 haravuga ngo kwifuza ntabwo ari icyaha, icyaha ari uko wifuje ikintu utazabona. Intumwa Yobu yaragize iti ukuba mubona mpora n'ibigeragezo, Satani burya ni umujama, hari n'aho agera akagufasha. Yesu Satani yarafashije, arandembya. Nyuma yo kundembya Satani, Imana nayo burya n'amaso igira, ibona nararembye kuko narayigandukiye, imabana ubu ngubu ndi umukire ndadamaraye.